njye ndi umukristo ariko nibaza ko nubwo ndi gukora music ishimisha abantu yigisha urukundo cyangwa se yigisha good morals nibaza ko igihe kiri kwegereza ku buryo nkorera Imana strictly and I think ayo make turasaba abantu kuyagura kugira ngo ntazagire ucikanwa n'iki gitaramo kuko ni igitaramo cyiza umuntu wese azagira experience nziza ndetse abantu bazongera kubona the band hari inkuru nabonye abantu bavuga ngo utarabashije kubona the band muri Rwanda Africa kwiti cyari ihenze azabasha kubona kandi Kigali ari nayo mpamvu natangiye gushimira kubwo kujya mu gitaramo kimeze nka gutya ariko akavuga ngo reka mbize mpe abanyarwanda show ndetse binanyuriye mu butumwa ntanga arakoze cyane Africa ariko ubu turi kumwe hano afite igitaramo tariki 9 mu Bufaransa z'ukwezi kwa munani iyo nyuma ya Lyon afite music in space muri Camp Kigali tariki 23 z'ukwa munani nyuma tariki 23 z'ukwa munani afite tariki 29 z'ukwa munani mu Bwongereza ari muri tour ya album ye nk'uko twabibonye ariko uyu munsi akaba yafashe umwanya akavuga ati mbere yuko njya mu Bufaransa reka mbere muri launch y'iki gikorwa cya music in space so reka tubanze tumwakire atubwire uko yumva nyine nawe abyakiriye cyangwa se gukorana na music in space. njye nahagarara kabisa kubera ko nahagarara mu rwego rwo kwisegura ko nakerewe mbabarire iyi gahunda nanone ntabwo y'ubwirengane cyane ko twayitekereje uyu munsi ya press kuko baje kumenya ko ejo uzaba afite indege ijyana mu Bufaransa ariko izere ko mwambabariye kandi mubanye ku mutima sinamunda gutuma abantu bategereza so ndashaka kubasaba favor bafite kamera relaxing gato kubera ko ndashaka kubasaba TV ikomeye cyane ndashaka muduha amashyi mubimurire nk'abantu banjye so duha amashyi mu witwa Bibi ubitekerezo yagize abantu batabikoze ariko nababariye impamvu nayindi you could have been anywhere else you could have chosen any other country yari guhitamo igihugu cyose ashatse kitari u Rwanda yari afite uburenganzira bwo guhitamo kuba yajya ibintu binagiye gukora hano mu Rwanda yabikora muri Uganda yabikora hano hanze mu Rwanda but he chose to come here kubw'impamvu ikomeye cyane so njyewe umutima wanjye I want to thank you from the bottom of my heart for choosing my country. Thank you so much. Alicia, thank you for being here. Thank you very much. Appreciate it. Impamvu uko Joshua bivuze kuza cyangwa se kwitabira kino gitaramo nuko understanding initiative yacu kuko nabwo understanding ntabwo namenye impamvu twashize ibiciro hari ahantu 500 kuri itike yoroshye ntabwo understanding ibintu byinshi birimo tu the reason why turi hano nuko dushaka ku protectinga isi muri rusange by'umwihariko igihugu cyacu gifite record yo kuba cyita ku bidukikije uyu munsi tugomba kurengera ibidukikije niyo mpamvu dufite music in space world tour ariko ikabitangiriye hano mu Rwanda so all the journalists. I would like to ask you one question after Rwanda where are you heading to? I'm never gonna leave Rwanda. Why would I go anywhere else? Now I'm very proud, and it's not a coincidence that we start with place here. I think you are an amazing example on how the world should look like. The way you treat plastic, the way you have developed your country, the whole environment awareness. You just have a mentality that the rest of the world can learn a lot from. So that's why we're here. Then after that, we're going to go the 25th of October. We're going to have a show in Soweto, which is my other hometown. I was there when Amapiano was reinvented 4 years ago. That's why I know all the big Amapiano stars. And then we are going to go for Christmas show in Ghana.